Mbanje gusuhuza abanyarwanda badukurikiye mu bice bitandukanye by'igihugu no ku isi yose. Abantu bakurikiye iyi shene yacu y'abanyarwanda, ariko iyi mesaje irareba wenda buri kantu na buri nguni. Njyewe ndabaza buri nguni kuko ariho uhari, undi we yigiriye ibyago, nyine yigiriye ibibazo, arafungwa, ari mu maboko ataraye, ariko ndagira ngo mbaze mugenzi we, ari we mugenzi wacu, buri nguni nk'inshuti yacu, inshuti y'abanyarwanda, umusore utikoraho kandi ufite ubwenge. Genda mwibariza akantu, ntabwo ino videwo iraba ndende, ndayigira akavidewo kagufi, kandi icyo mubaza nsubize, kuko nabonye ejo nabonye akavidewo yakoze nyine adusobanurira ko mugenzi we byagenze, twayirebye yose, ariko atubwira nyine abantu nyine ngo bagiye batangira berekana amafoto ari editi nyine ya buri kantu, ariko noneho nyine bikagaragara gutyo, porosesi zose yagiye azidusobanurira, koko twumva ni nabyo, ariko hari umuntu umwe, cyangwa se hari n'abandi azagenda amenya, ariko hari umuntu umwe atatubwiyeho kandi w'inshuti ye batangiranye, nawe wakoze videwo. bari abahungu ba buri kantu na buri nguni, nari narababwiye yuko ibintu bihaye bazakora ishyano, bazakora ibintu bitabaho. Nari narababwiye aho kugira ngo ayikore wenda abaha pole, bazakora n'ishyano, dore ababajwe n'ibyabaye kuri bagenzi be, ahubwo yandika ababaza ngo ikintu ngo wowe buri kantu na buri nguni mwaranyanganyije, ibyo bintu byararangiye kandi nasize mbaga ifoto y'umwami. Gutyo nagiye umwami yitaga ikintu ngo cy'umwami, kandi koko tujya dukorana misa, nkabona bishyizemo nk'itangazo, ubona ko koko ajya avuga ko byamubabaje. Niba mugifite sinzi n'agaciro kacyo, sinzi n'ibyo ari byo, ariko bigaragara ko ari ikintu cyamubabaje. ariko rero uburyo nk'umuntu ikintu cy'igiceri, njya mbona iyo agishyize nyine ku mashusho kiba kimeze nk'ikintu cy'igiceri, nyine ni bya biceri ahari bya kera. nta ndumva atari cyo cyatuma abantu b'abagabo bafite ubwenge, muvuga ko mwaniganye, umuntu agira ikibazo aho kugira ngo azabaha pole abihanganisha, ugasanga nawe ahari nyine asa nkaho yishimiye ibyabaye, kuko yababwiraga ati ahubwo n'ibindi biracyaza. Ese mwaba mutagikundana ngo mutubwire? buri nguni niwe ndi kubaza, nyibwirira, ubwire, utangaze, uzabishyire wenda kuri channel ya, cyangwa ubikore uko ushaka, ariko njye ndashaka kumenya, ese ni iki mupfa kirenze kiriya kintu kimeze nk'igiceri, ukuntu nk'igikoroto, wenda niba atari ibanga, kereka niba ari ibanga ryanyu. Iyi videwo sinshaka ko iba ndende, dore tugeze mu minota hafi 4. mbwira ni wowe buri kantu na buri diru na buri nguni, wowe buri nguni, wowe wasigaye, rata twibwirire, duha ubwino kuri buri diru, duha ubwino kuri buri diru. Ese koko ni kiriya kintu mupfa, cyangwa hari ikindi kintu cyihishe inyuma mwapfuye wenda mudashaka kuvugana? kuko iyo muri kumwe ubona nyine
mushaka gutwika inzu ngo muhishe umwotsi, ariko ntabwo byakunda kuko burya iyo umuntu yatangiye kujya kuri social media, kuri public, aho kugira ngo mwagize ibyago, aho kugira ngo akore videwo arira ababaye, ahubwo akayikora aseka avuga ati ahubwo ngende kubaryoza ikintu cyanjye ngo cy'umwami, kiriya kintu cy'igiceri, we buri nguni nk'inshuti y'abajama, nk'inshuti yacu, tubwira uko bihagaze. Kandi ubwo iyi videwo ni wowe yarebaga, wowe wasigaye, nawe ubwe nayibona buri diro nawe aze kudusobanurira ni iki mupfa hagati yawe, hagati ya mwembi nawe. Ubwo ndavuga wowe buri nguni na buri kantu hamwe na buri diro, mutubwire murapfa iki kugeza kuri kiriya gipimo cy'uko ashimishwa n'ibyababayeho, ariko yajya agera hagati akasa nk'uwigorora byo kujijisha. Cyakora Jackie ni umwana mwiza disi, Jackie umusuhuriza. Ubwo rero dushimiye abari badukurikiye, mukande amarayike, mukande na sabu, munasharinge nimubishaka.